Nyir'inkwaya ik ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ngo amen. Amen. Ndandodiye ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wakire shandodiye. Haleluya. Amen. Amen. none reka ndikubwire ntabasha kwicara mu bwami bw'Imana atabyawe bwa kabiri. noneho uko ndabagenda kurara se yabyarwa tubwa kabiri akuze. Claude ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Ndi kubw'Imana Emmanuel ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Merci Claudine. mu kirenge cya Yesu kandi urugamba natangiye ndumva duhagazemo neza. Rero ndanezerewe ko nshimye n'Imana. Ntabwo byari byoroshye, ni inzira ndende twanyuzemo. Kubatizwa kuri uyu munsi ntabwo bisanzwe, mbese ndashima Imana. Yego. Umaze kubatizwa n'umugore wenda mubona uruhande nawe yabatijwe mu rugendo rurerure. Muri make kano kanya urukumva ari nk'iki wasangiza abantu nyuma y'ibimaze kuko. Ikintu nasize abantu uko nezerewe kuba mu Mana by'igiciro. Sinzi ko nabivuga. Nakwifuza abantu bose kuza mu Mana bagakizwa kandi bakajya mu kirenge cya Yesu. Ngo wabatijwe umugore wawe nawe arumeze nk'uburyo watwavuga ko ntabwo twari tuzi ko ari bubatizwe. Byagenze gute? Inde? Madamu. Madamu wanyama batijwe ntuko ntabwo nawe yarabatijwe. Ntabwo yakiye Yesu Kristo umukiza, ariko maze kugera nanjye mu kirenge cya Yesu maze gukizwa twabiganiriye ngo ati kugira ngo nawe uze nawe ugomba kubatizwa mu mazi menshi kandi ukakira Yesu Kristo umukiza. Rero ni byari ngombwa ko nawe agomba gukizwa kuko akabatizwa akaba mu Kristo nkatwe. Nyuma y'igihe kinini mwaciriwe imanza nyinshi, mwagiye muvugwa nabi, mubashije gutsinda. Byurumva ari iki bishatse? Ntabwo abantu bavuze amagambo, ntabwo niteye ku magambo y'abantu, kubera ko igihe tukiri ku isi abantu bazavuga, nanjye nzavuga, ntabwo mbyitayeho. Ariko ngenzi wo namenye, ntabwo niteye ngo abantu bavuze ibi ngibi, kuko abantu bareba ibintu bibi gusa, ntabwo bareba ibyiza. Rero ntabwo nabifite umwanya wabyo. Icyo ngewe shyizeho ishinga ni ukumenya Imana yanjye, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ubuzima turi ku isi ntago ari iwacu, turi mu icumbi. Yes. Gigenera ubutumwa abakunzi bawe, abantu bagukunze, abantu bavuga kuri uyu mwanya. Shimiye abantu batubaye hafi muri ayo magambo bavuze, bavugaga byacitse byayobye, bakavuga mu bintu bitari bifite 12 basuye muri byaha, ntago bakijijwe. Ni ukuri nababwira ngo ntibice imanza, kuko umucamanza ni Imana. Kandi ikindi nuko Imana rero yaduhamagaye, ntabwo twihamagaye, hari impamvu yabyo. Bityo nababwira ni gusenga cyane, mugasengera abantu, yaba bari mu byaha, yaba twebwe twakijijwe, kuko ntabwo turagezeho Satani turasa imyambi. Cyambere no gusenga, bakadusengera, agasengera n'abandi kugira ngo tubeke inzira y'agakiza. Niko nge mbyumva. Mu by'ukuri ikintu cyantunguye ntago ukuntu ibintu nabitekerezaga ariko byagenze, nicyo kintu cyantunguye. Jiste tubwira ikintu cyagutunguye kuri uyu munsi, wavuga ati iki kintu kiragenda gutya, none ukabona byari byiza, mwasaga neza, utubwira uti ntabwo nzi ko iki kintu cyagenda gutya. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Kuva iki cyumweru cyose kugeza ejo nta kintu gifatika twari dufite, ariko kubera Imana urabona ukuntu dusa, twambaye neza, turabasha no kwiyakira. Mu by'ukuri ntabwo twabiteganyaga. Kubera Imana n'abakunzi bacu. Ubona ugaragiwe gutya n'abantu benshi cyane, navuga ngo byari ibirori bibereye ijisho. Wiyumvaga gute kuri uyu munsi?
numvaga ari ibintu bihambaye, ni ukuri mu rwego ndetse bihambaye cyane, sinzi ukuntu nabivuga kuko ni urugamba rwari rukomeye, ni urugamba rumaze igihe kirekire, twaravuzwe, twaratutswe ndetse twaciwe n'intege, ariko burya ngo ukurikiye Yesu uko ugenda ucika intege usubizwa imbaraga. Mu by'ukuri ntago byari byoroshye, ntago twari tuzi ko twageza aya masaha twese ngo uyu munsi ugere tubatizwe. Mu by'ukuri ni ishimwe rikomeye, kandi nshimira n'abantu bakomeje kujya batwongerera imbaraga, badutera kuraje, abadusengeye, abatubaye hafi. Nkamwe nk'abanyamakuru murabizi cyane urugamba twarwanye ukuntu rumeze, ariko Imana ihabwe icyubahiro kuba bibaye. Hanyuma iyi keneye nk'ikigo impamvu ariyo njye kubaza iki kibazo, hari ibintu bimwe yavuze ati ni urugamba, kandi kuko rwari urugamba cyangwa se inzira ndende, aho benshi bavugaga ati ntabwo bazakizwa ntibizashoboka, ariko uyu munsi noneho bya bintu biragaragaye, nako bamugeze ku ntsinzi cyane. abantu bose igira icyo bakenera cyangwa ubuzima, bavugaga ati ntibazabatizwa ni agakino n'igiki, nyamara uyu munsi biragaragaye. Ikintu navuga njyewe ku giti cyanjye, abari batekereza ko nzakorwa n'isoni, ahubwo nibo bakozwe n'isoni, kuko ntabwo bavuga ngo shango ntabwo tubizi neza ko azabatizwa, ariko no ku mugaragaro finale birarangiye, kandi ndizera yuko ntacyo mbabwiye. Icyo nababwira gusa ibyo bashatse kugira ngo bance intege muri bo, kuko Mana wagira ngo ninjye babaga muri groupe jyenyine. Njyewe niyo mpamvu rero navuga ati ku munota wa nyuma icyo nashakaga nkigezeho. Icyo bari bateze bavuga ngo sinzabatizwa n'iki sha bihangane sori. Ukwiyumva gute nyuma y'imitego wagiye utegwa, kuvugwa nabi, gucibwa intege, ukabigeza aho batizwa? Ndiyumva neza kuba ngubu nabaye mushya, nabaye icyaremwe gishya. Niyo mpamvu rero ndumva meze neza, ndi free. Abantu uyu munsi sinzi byanandenze, ibyo navuga ni byinshi. Pasiteri yavuze ko niba umuntu abatijwe aho avuye hari habi cyane, ariko noneho harimo kugenda yerekeza niho hagiye gukomera cyane, nta gusubira inyuma. Witeguye gute gukomeza mu rugendo nyuma yo kumaze kubatizwa no mu mazi magari? Nditeguye, meze neza, niteguye intambara zigiye gutangira ubu ngubu, kuko ni nyinshi tugiye gutangira. Mu ntambara ziri imbere nizo nyinshi kurusha izo tuvuyemo. Iziri imbere ni akadomo, ariko izo tuvuyemo twaziteye umushoti. Rero ubu ngubu tugiye gutangira urugamba rwo kurwana n'abari imbere. Sasa ubu tumeze neza, turiteguye. Ibyo bashaka kuzabona kuri jyewe shani bategereze. Ikintu cya mbere ngiye navuga ku giti cyanjye ni urugero rwiza ngiye gutanga, kugira ngo na babandi bakiri hariya inyuma nabo babone ko ari aho ngiye kugera, babone ko ari imbuto ngiye kubereka nziza. Uteganya kujya muri korali se? Nibi bishoboka dushobora kuzazijyamo, ariko ndabizera ko zizashoboka ko tugomba kuzijyamo. N'indi mirimo yindi yo ku ruhande yo ku rusengero nayo tuzazijyamo. Haleluya, amen. ndanezerewe cyane umunsi wa none. Mu by'ukuri ndumva ari ubukwe bukomeye, njyewe nabyakiriye neza cyane cyane, nishimye kuko nabatirijwe hamwe n'umutware wanjye. Mu by'ukuri abantu ntabwo bari babizi, harimo abantu batari babizi ko ndi bubatizwe, ariko byabaye ngombwa ko mbatizwa kuko nanjye narize. Nubwo tutari twatangiye urugendo rumwe rwo kwiga n'umugabo, niwe wari wize mbere, nanjye niga nyuma, ariko twese mu kubazwa twagiye kubarizwa hamwe, biba ngombwa ko tubatirizwa rimwe. Ubwo rero nishimye cyane kuri uyu munsi, Imana iduhana umugisha, nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza. Ni ukuri ndishimye ntabwo mwabyumva. Kandi hari abantu baherutse kubona ngirana ikibazo na Claude, wenda bakavuga ati mama Jamila, hari abantu bamwe na bamwe bazi ko tutanabana bitewe n'ikibazo duherutse kugirana, ariko nagira ngo mbabwire ko mu by'ukuri turi kumwe, ikibazo cyarakemutse, twasabanye imbabazi. Ni ukuri mu rugo rwacu hari amahoro n'umugisha, ni ukuri dufite ishimwe rikomeye. Urabona ko twaje kubatizwa
twe twapanze ko nitumara kubatizwa nyuma yo gusabana imbabazi tuzabatizwa, twamara kubatizwa tugatega. Cyararangiye, ikibazo twajyanye cyararangiye, duhita dupanga ko tubatirizwa rimwe. Namwe murabibona ko tunezerewe, urabona ko dukeye, turakeye, twinjiye mu gakiza rwose, turi abana ba Yesu. Merci. Kubera ko kubera ko twabiganiriyeho, kandi mu kubiganiraho twumva ko nabyo tugomba kubikora, ariko kubera ko nta kazi turabona, nta muntu n'umwe ufite iki kizo tuvuge ngo yakora akazi ngo kamwinjiriza ku buryo byaze, kuko twabiganiriyeho. Urumva twakiriye Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Mu by'ukuri ntabwo twabiganiriyeho, kandi nitujya mu myiteguro muzabimenya, tuzabibabwira, gusa nuko icyo gitekerezo twakiganiriyeho kandi kizakora. Murahagararanye mumaze kubatizwa. Tuzakorera Imana, yewe n'inzu yanjye abana, urumva twinjiye mu muryango mucyo wa Kristo, tugomba gutoza abana bacu ubukristo, abo tuzabyara, abo twabyaye n'abo tuzabyara nyuma abo dufite, tukabatoza umuco wa Kristo. Ngiye numva nezerewe rero, kuko ni amahirwe ngi nagiriwe, ariko navuga ndi umuntu ntavuga ngo narapfuye ndongera ndazuka, ubundi icyaremwe gishya, ubundi umugabo uhamye kandi mu rugo rwiwe umeze neza, ufata imyanzuro nk'abagabo, tukajya inama na madamu. Rero nshimye Imana. So nyuma y'ikibazo gukemuka, kwiyunga, kujya kubatizwa, gira icyo ubwira abantu badukurikirana. Ikintu navuga kibyerera, kuko Satana twababwiye mbere na mbere ngo twahuye n'intambara nyinshi, ubwo niyo ntambara nyine byabaye mu rugo rwacu cyane n'abandi bose nayo yari irimo, ariko nshimye Imana ko byakemutse. Ntago gukizwa, ntago umuntu atakizwa mu mengo yadamaraye, mugiye kubona amafaranga, mugiye kumera neza, mugiye kubana mugenzi wawe neza, oya, n'intambara ntago zibura, nibigusha, ibigeragezo, kuvugana, mbese byinshi cyane ntago bibura, ariko nshimye Imana ko iyo uri mu Mana ugasenga Imana ibikuraho. Rero ntago bizabura, n'abandi abantu ko nyine twe tubishyira ndabukarubana, ariko nabo cyase byagiye hanze, ariko ugiye ahantu benshi usanga no mu ngo ntago habura ibibazo, ntago habura gushwara cyangwa se kimutumvikanaho, ariko byararangiye nyine. Nshimye Imana rero ko ndi umugabo, ndi mu rugo rwanjye, nkaba mbashije kugera mu kirenge cya Yesu, mbere cyaremwe gishya, kandi narize, ari byinshi nize, ngenda nezerewe. Kandi nshimira abantu batubaye hafi, abantu badusengeye, abantu badufashije mu buryo bufatika bw'amasengesho, abantu bagati mwisubira inyuma, ntuzasubire hariya, ibivuga byose mwibiha amatwi, mwibiha umwanya, mwige mukomeze intambwe mwatangiye. Nukuri Imana ibaho umugisha, Imana izabahembe, izabakubire 7 ka 70. Yego turi gusoza. Hari umwe mu bantu batumye muri hano kano kanya, muri mwamba wambaye ikoti, yakenyeye, iga yambaye ikoti, n'abandi batebeje bameze neza. Shangazi niki buri muntu agenda amumbwira aho turi gusoza, niki kano kanya mufata nk'iki mu buzima bwawe ko buri hano? Fata mu buzima bwanjye kireka nko kwisi aba yanyire bashangazi benshi, bakamera nkawe, kuko byaba byiza numva nabashije gufata umuntu akamuganiriza, akamubona inzira nziza agakiza, akaba ari umwe abaye benshi mu gihugu nk'ijana, byaba byiza kurushaho. Kandi nkeka ko nanjye intambwe yateye aza kunyigisha, nzegera abagenzi banjye mbasange, tuganire ku by'ijambo ry'Imana, mbere inzira agakiza. Rero icyo namuvugaho yarakoze, yabaye ikiraro niko navuga, yabaye umubyeyi wacu, mwe tubikesha kuri Imana imumugisha, kandi ntabwo yakoreraga umugisha w'Imana. Nicyo dusabwa ubundi, kugira ngo tuyobore abantu kuri Yesu. Nanjye ubwo cyangwa nawe n'abandi kumba kubegera, ukabaganiriza, kureka inzira yo gukizwa, ubundi wo bakakora cyangwa se niba bikora, ariko wagerageje ukabikora. Ikibazo wacyumvishe Shangazi? Icyo njyewe babishimira, intambwe yaduhaye, yatweretse intambwe nziza. Ikintu navuga ku Shangazi, keretse mbonye nk'abashangazi nk'uko Claude yarabivuze, mbonye nk'abashangazi bameze nkawe, nk'igihumbi cyangwa nka miliyoni yari isi yose twabana. Meze bo cyane, ndumva nishimye cyane, nabaye umwana mutoya, ngubu nakuze, navutse. Ni ikihe kintu wabwira abagenzi basigaye inyuma batarabatizwa, basize muri bwa buzima bw'ahantu? Ikintu nababwira ko hari ahantu bari ntabwo ari heza, nabo intambwe twateye nabo bayitera, kandi hari ahantu nababwira ati ntabwo nabashishikariza kuhaguma, baze nabo bumva uburyohe bwa Kristo. Nshimire, ariko ntabwo wambwiye kuri Shangazi turi gusoza. Shangazi nyine
muri nka kano kanya nkeka ko 70% nawe ufite 30% kugira ngo nawe ukafitemo uruhare runini cyane umufata gute kano kanya nicyo wamusanze. Nta byinshi navuga kuko abagenzi banjye bari babivuze. Ikintu navuga mbere na mbere ndamusabira umugisha ku Mana kubw'umuhate n'ubwitange yagize. Ikindi navugaho ababyeyi, abamama cyangwa abapapa bakamurebeyeho nabo bakagira umutima nk'uwo yagize, cyangwa nkasaba Imana ko impano yamuhaye yaziha n'abandi bakazikoresha nk'uko yazibahaye. Ikintu namubwira nuko mukunda ntibigarukira ahubwo arebe azane n'abandi abereke urugero rwiza nk'urwo yaduhaye.